nubona umugabo atarimo kuguhitamo, hafite abandi bakobwa cyangwa abandi badamu ahitamo kukuruta wowe, none hari umusore cyangwa se umusore muri kumwe mu rukundo ataguhitamo, ahubwo ashyira imbere abandi bakobwa cyangwa se n'abandi bagore, ubyiteho. Menya neza yuko uri umukobwa mwiza kandi uri umugore mwiza, uri umukobwa w'agaciro, uri umugore w'agaciro, ufite igiciro. Ntiwipfobye, ntiwisuzugure cyangwa se ngo wirirwe urira wibaza icyo wakoze. Ntacyo wakoze kibi, nta kintu wamukoreye kibasha gutuma atakwitaho, ahubwo dore ahantu bipfira. Niho ngira ngo umenye ikintu rero ugomba kumenya, ni uko uwo mugabo cyangwa se uwo musore adakeneye umugore. Wowe wifitiye icyizere bihagije, uri umukobwa, uri umugore n'undi mugabo wese cyangwa umusore wese yakwifuza. Ariko niba uwo nguwo we wumva wakunze ataguhitamo, menya neza yuko ikibazo ntabwo ari wowe, si uko utari mwiza, ahubwo niwe udakeneye umugore. Uzi ikintu akeneye? Buriya ujya mu buzima bwe ugiye kumuvangira, ikintu aba akeneye buriya, akeneye umukobwa, akeneye umugore akinisha, akeneye gusa kwinezeza, akeneye umuntu akiniraho, akeneye umugore, akeneye umukobwa abasha kurangirizaho iruba rye, akeneye uwo aryamana nawe, ntabwo akeneye umugore wo gushyira mu rugo. Uramenye rero utazajya umuheza umwuka. Buriya umugabo ahava akagera, umusore ahava akagera, iyo akeneye umugore, iyo akeneye umukobwa mu buzima bwe, ntabwo atuma mwirukankaho. Ndetse muzanabicunge, umugabo, umusore ukeneye kubaka ahura n'umukobwa, ahura n'umugore icyumweru kimwe, ukwezi kumwe, agahita yirukanka rwose akora n'ingoga kugira ngo amushyire mu rugo. Rero nubona we birimo gutinda ugasa nkaho urimo kumuhatiriza, urimo kumusunikiriza, menya ngo nta mugore akeneye. Akeneye umuntu wo kumumarira iruba ry'umubiri wiwe.